Azanye kabisa tu. Igitoki se wagitonoje. Amasari hehera. Mama. Wasanga yagiye kuyirebera cya gikamba ciwe. Wewe ubwo rero yongeye nyine mu rutoki. Ariko ntacyo ko yambeshe se nyine reka naje mbe nigiriye ku muhanda wenda nibubona undi muntu tuba twiganiye. N'ubundi amazi yasanga ariko so wamwimikiriye imyenda yazaga ikayihera ariko. Aye fore. Yo gihangara mbonye umukobwa mwiza. Yo uteye neza muremure. Kabisa nubwo nagukunze ukanga kunyumva ariko basi kwa time wenda tukaza kuganira nyine ikibazo urabona njyewe kirimo ifuze nakubonera umwanya kubera se kikanga reka kabisa ibintu uri kwigira neza iyo umuntu agukunda ntabwo basi nkuri mba nta na kimwe ariko ntacyo kuko nagukunze ndemera ngore to nk'ibyanjye byose bite kugira ngo byeme ntabyo nkeneye wowe se niba udakunda umuhungu ukize ukunda kandi utuntu tw'utumayibo oya ikintu cya mbere ni urukundo ariko nanjye ndarufite sister wanjye oya we ntarugufite maze uri nashuri buriya oya mbese mwize kigali icyo waba oya wapi ntabyo nshaka ubwo se wafashije gukanira oya wapi ngiye wapi mbese ubwo ni ikihe kintu ushaka mbere habe na kimwe kuri wowe nta kimwe nshaka mbese ko hari icyo nshaka reka shaka icyo gitima cyawe oya umutima wanjye n'uwanjye unyahora hari wowe wapi wakimuje hose nanjye reka habe n'umwanya muto naguha ubu nyine uramba ubwo nyine izo ndege ntiziva ngaho zitambaye plaque kwanza uri kumva uretse ariko gatoya kandi igihe cyo tuzapfa ni ikintu kimwe mwebwe nta gahunda mugira urumva ugiye mumumisha umutwe umuntu aba yifite amastress menshi cyane uretse kwanza si biteze nagukunze oya kandi nagukunze njyewe kirimo ifeze wowe nakundwa n'umuhungu nkawe se mbaye kimwe genda umukire uza amafaranga afite ariko buriya wowe oya amafaranga wapi aya yose ni amafaranga ureba mwana kare tubari dukiye amagiye kutudepoza hariya hirya yihorere amafaranga yawe wapi mva ndakuze ndakuremera ubuzima oya byihorere ntabwo undi se ukeneye iki muri wowe oya wowe nta mu bantu ukeneye nawe ntabwo ari wowe natwika rero ese wagenda ariko hari ikintu nagushakaga nk'igiki wafasha tugasangira ka cyayi ngiye urabona kirimo ifeza narabuze icyayi mu mubiri wanjye ape kabisa ariko ibyo bintu ukora ntabwo ari byo base twasangiye amazi urabona njyewe kirimo ifeza narabuze amazi mu mubiri wanjye shakiremo n'ifeza kabisa umva ndakwiyamye ijya hirya ushaka ngahe se basi reka nta na make kuko wapi Mana nyine no ndakora kikaza umuriro mfite ngeze umuntu mpura nawe
Yesu we umva ko nakubwiye ko nitwe ndakora kikaza mwebwe mwitwa bande yego ko mana yanjye njyewe rero uko ndeba ahangaha nitwa Mukagatare ye Mukagatare nitwa Mukagatare rwose Yesu we ndasutunga Mukagatare rwose numva ari izina ryiza ariko nasaba nitarankujije njyewe rwose reka mengiye tuzasubira nta kibazo ubwo ngubwo ariko Baba bamugira umunsi mwiza. Mbega none se mbega umugabo ryo. Sikoro karayivumbuye ba. Uriya mukubitwe n'inkongo ni Gatare. Burya afite umugore mwiza bimeze kuri. Iyo nsanze ikibazo atari uko atazi gufata umugore neza ahubwo ntagaze kwatsa imashini. Rero uyu munsi rero yore nkuko nora agaca bakarangira umugore mutsindi kuko nabonye aryoshye ko. Iriya pariki nyine ntayiparitsemo ntabwo byavamo rwose. Mwana wanjye rero nkubwiye urabona ko business yaso arayikora kandi yakomeye ntugomba kumenya ubwenge ukamusinga ko muri mama ziko namara kubikora amaze gusaza kutari kumenya ubwenge hari amafaranga azacungwa nande ese mama ushaka ko nangirije ngomba gutangira business ushaka nose basi ntabwo byakunda kubera iki ntabwo ndarangiza amashuri wize nayeki n'umwana wiga ugeze mu 3 segonderi abaze kubara amafaranga azi kubara amadolari wowe uragize segonderi iki kazere kimwe ubwo mama mfite ubwoba ntabwo ndarangiza kwiga nose unatangira business nararangiza no kwiga ndabwira papa kugurira imodoka uzijya kuzana imari ni imodoka yesha hanga nabikora kabisa nabikora urakumenya ubwenge mwana wanjye uragira ngo bijyemeza ariko bizanga Mary rero urabizi ntabwo byoroshye sivyo cyo kora we uzajya umfasha muri business sivyo yego ngiye kubifatanya n'akazi ariko uzajya umfasha n'umuntu mba hafi cyane rwose sivyo kamara mwana wanjye nzagufasha ntabwo nabara kugufasha urakoze cyane hano ntabwo mava hano waza n'indege ngo ingure hano cyangwa wava ukagita ukinga gifata aho ngaho wambaye rumbi ngo bitegure Nyine bose nashaka akazi mwaduhaye akazi niba mubishaka ugize ngo iki mwaduhaye akazi niba mubishaka nese akazi uragashoboye mbona nizi bijyanye na business ndabizi neza nazijana kujana nuko ukungura gahava kampani yagatera imbere zakara ngo witwa kirimo ifeza kuri gutanga harya ngo mbwiye ngo akazi mwaduhaye akazi niba mubishaka waya